Gahunda rero y'ubutumwa bwa polisi y'igihugu bugenewe abakoresha umuhanda mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi gerayo amahoro. Imana ishimwe bakirisitu bavandimwe. Polisi y'u Rwanda iri mu bukangurambaga ku mutekano mu muhanda. Ni ubukangurambaga buzwi ku izina rya gerayo amahoro, bugamije gukangurira abakoresha umuhanda guhindura imyumvire hagamijwe kwirinda amakosa ayo ari yo yose ateza impanuka. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ni bamwe mu bakoresha umuhanda, kandi twese Imana iradushaka turi bazima kugira ngo tubashe gukora neza ibyo twifuzaho. Niyo mpamvu igihe mugiye mu rusengero gusenga mukwiriye kuva mu rugo mutekanye, mwanasubirayo mukagerayo amahoro. Kugira ngo bigerweho, dore ibyo dusabwa kubahiriza igihe cyose dukoresha umuhanda. Tugiye kureba ibisabwa abanyamaguru, abenshi muri twe ariyo dukoresha. Aho bishoboka hose, umunyamaguru agomba kugendera mu gice cy'ibumoso bw'umuhanda, aho ibinyabiziga biza bimuturuka imbere abireba. Kabiri, ambukira mu mirongo yagenewe abanyamaguru, zebra crossing, reba iburyo n'ibumoso ubone kwambuka. Gatatu, shishoza urebe ko ikinyabiziga cyaguhaye inzira, wambuke wihuta ariko utiruka. Irinde kwambuka uvugira kuri telefone cyangwa wambaye ekuteri, bimwe bikunda gukoreshwa n'urubyiruko rwacu mu muhanda. Burya nta mikino ibamo, ambuka utari kuri telefone kandi udafite ekuteri mu matwi. Igihe wambukira ahari ibyapa bimurika, shishoza, bisaba kwaka uburenganzira, ukanda ahabugenewe, ugategereza ibara ry'icyatsi ko ryaka, kandi ko n'ibinyabiziga byahagaze ukabona kwambuka. Ndagira ngo nugera hano ku mashuri y'intwari uri buze kuhasanga iki gikoresho. Nuvuga ngo iyo ugezemo, niba mwifuza kwambuka urabisaba hanyuma ukabihabwa. Mu gihe uri kwambukira ahantu hatari inzira zabugenewe z'abanyamaguru, mbere yo kwambuka hagarara ku nkengero z'umuhanda, aho ugiye kwambukira urebe iburyo, ibumoso, wongere urebe iburyo, kandi utege amatwi ko nta kinyabiziga kikwegereye. Shishoza urebe ko ibinyabiziga byahagaze ngo biguhe inzira ubone kwambuka. Ambuka wihuta ariko utiruka. Niba uri kumwe n'umwana mu muhanda, genda umufashe ukuboko kw'ibumoso. Ndagira ngo iki kirumvikana, n'umushira iburyo, ubwo imodoka niza niwe izatwara mbere. Niyo mpamvu bagusaba gushira umwana ibumoso, usibye n'imodoka yaguturuka inyuma nawe ugashobora kukwishikuza akaba yageze mu muhanda, ariko ari ibumoso azagera mu muhanda nawe hari ikindi wakoze. Tugiye kugira ibyo dusaba abashoferi, kandi nabo turabafite hano. Umushoferi, irinde kuvugira cyangwa gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga. Murabishobora? Abashoferi murabishobora? Irinde gutwara imodoka kandi uri kuvugira kuki? Irinde gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha. Ikiraro kirafata, nikigufata natwe tuzaguhana. Irinde gutwara ikinyabiziga unaniwe. Abantu dukora amasaha 24 kuri 24 ugatwara imodoka unaniwe, byaba byiza ushatse umushoferi nangwa ukabwira polisi kagutwara ariko udateje impanuka mu muhanda. Irinde gukubaganya akagabanya muvuduko. Ubwo mu gifaransa harya mwakwise ngo iki? Mu cyongereza ni ngo iki? Wirinde kugacokoza rwose. Niba baragashizemo hari impamvu. Wigacokoza rero. Ambara umukandara w'imodoka buri gihe.
igihe n'igihe muduhaye rifuti bashoferi tuje twibwiriza natwe abagenzi uhite wambara umukandara, ariko uziguhanirwa kwambara umukandara. Ubahiriza amategeko y'umuhanda, ubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru, kirazira gutwara ikinyabiziga utabifitiye uruhushya. Suzumisha ikinyabiziga cyawe mu gihe cyagenwe, ubwo ni controle. Kirazira gutwara ikinyabiziga kidafite ubwishingizi. Kirazira gutwara abarenze cyangwa ibirenze ubushobozi bw'ikinyabiziga. Mbere yo gutwara ikinyabiziga, suzuma niba ibyangombwa bisabwa byuzuye. Ari wowe wigeze kuntwara bamuwaje perime ngo nayibagiye ngo ipantaro ngo nambaye ngo ndayisize, ibyo ni ibyawe. Koresha ubushishozi bigendeye ku mpinduka zishobora kuba mu muhanda. Uwo mupolisi yaratubwiye ngo aciga imodoka, bamubwiye ko igihe ari mu muhanda agomba kuzirikana ko ari we muntu ufite ubwenge wenyine, abandi bwatakaye. Ubwo rero nugenda mu muhanda wumve ko ari weho muzima uri. Koresha ubushishozi, irinde gutwara imodoka abana bagenda bayihagazemo cyangwa basohoye imitwe hanze. Ababyeyi mukunze gutwara abana ukihutira gutekereza iby'akazi kawe, umwana kanyuza umutwe mu idirisha uri ntumenye ibyabaye, urukumva ko nayo ari inshingano yacu. Irinde gutwara imodoka, irinde kugendera mu gisate cy'ibumoso bw'umuhanda. Kirazira guparika ahatabugenewe, irinde gutwara ikinyabiziga urwaye cyangwa ufata imiti ikomeye. Noneho reka tugere ku bamotari. Ikiriho ku bamotari, ubundi akenshi dutega moto hari ubwo twifuza kwihuta. Abamotari hari icyo dusabwa, irinde gutwara moto wanyoye ibisindisha. Abamotari bacu rero, nawe iri kosa nari gufata tukamenya nawe tuzaguhana, kuko twigisha kutanywa iki. Irinde kuja kuri moto utambaye kasike ndetse uyambike n'umugenzi. Reka ngira icyo mvuga ku gitsina gore, ava muri saro bamwambika kasike akagenda afatiyeho ngo bitagira gute. Hitamo ubuzima bwawe n'umusatsi rero. Ariko motari nawe, kuko nabonye abamotari bakunda amafaranga, iyo umubwiye ngo ni 1000 ntagusubize 500, wumva ko 1000 nyine agukijije. Ariko ushobora kugera mu muhanda ikibazo kikavuka, cya 1000 kikabyara arenga ayo ngayo. Niyo mpamvu umumotari nawe ufite inshingano yo kubwira umugenzi ko agomba kubahiriza ibi byose. Nawe ukwiye kwirinda, irinde kugenda usesera mu bindi binyabiziga. Akazi k'abamotari nico tubakundira, kugenda seseka. Namwe umenya mu Misiri imbere barashakira ibihano. Irinde gukoresha telefone mu gihe utwaye, bayikubita mu ngofero, mwarabibonye. Ubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru, menyabo simbizi. Irinde guhindura ibirango bigize ikinyabiziga cyawe. Irinde guparika hatabugenewe, irinde gutwara moto urwaye cyangwa ufata imiti ikomeye. Kirazira gutwara abantu barenze umwe kuri moto, buri gihe gendera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda. Abamotari twumva batwibukije ibyo tugomba gukora. Reka twigerere ku banyonzi rero. Munyonzi nawe hari ibyo usabwa, irinde gufata ku kinyabiziga cyawe, irinde gufata ku kinyabiziga cyane cyane amakamyo. Hari igihe aba yananiwe yagera ku kazamuko ikamyo kagira gute. Nyabuneka wowe utwaye igare ubyirinde. Irinde gutwara igare nyuma ya saa 12 z'umugoroba, kuko igare ritagira amatara akumurikira. Umenye yari inshingano ya polisi, kuko umenya kubakuramo nese ko utabishobora. Saa 12 igare rigomba kuba riparitse mu rugo. Kirazira kutubahiriza inzira z'abanyamaguru. Kirazira gutwara ibintu birenze ubushobozi bw'igare. Ibi byo nitubimva bifite ba nyirabyo, ariko babibutsaga ejo batabahana namwe. Usanga umuntu yikoreye ku igare n'ibiro biruta iby'inshuro 2. Kirazira gutwara umuntu urenze umwe, buri gihe gendera ku nkombe z'iburyo bw'umuhanda. Noneho rero bigeze kuri twebwe abagenzi. Mugenzi, gira inama umushoferi, umumotari, umunyonzi ugutwaye kubahiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo mubashe kugera iyo mugiye amahoro. Igihe moto akwirukankisha,
igihe imodoka ari gukora ibyo bamubujije, ufite uburenganzira bwo kuvuga uti itonde, gerayo amahoro. Ubwo wenda nyuma yaho nabyanga, muzi ko imodoka nyinshi ziba zirimo nimero ya polisi, uzohereze message nangwa uhamagare, kuko nuvuga cyane abagenzi bo bazakwirenza, uzavuga bati uri kuducereza katwe dushaka kwihuta. Aho kwihuta mu nzira wayitindamo, nibyo? Mu gihe wicaye mu modoka, ambara umukandara na kasike, ambara umukandara na kasike mu gihe uri kuri moto. Irinde kwirukansa umumotari witewe n'impamvu zawe bwite. Hari umuntu bigeze kumbwira, yaragiye indege igiye kumusiga, yarari mu modoka, ageze hari i Remera, abonye yambuti yaje hari, abwira umutwaye ati hagarara sha, ati mumpamagarire moto. Bahita bafata ibikapu bashira kuri moto barakomeza, ariko agerayo amahoro da, ari kwirukanka kuri moto. Aha rero hari igihe umuntu bawe n'undi gahunda wabona wayishe ugahitamo gufata moto, kandi umubwira ngo umumotari agira ate yihute. Irinde kwirukansa umumotari bitewe n'impamvu zawe bwite. Tanga amakuru byihuse igihe ugutwaye atubarije amategeko cyangwa yanze kumva inama agirwa. Bene data bavandimwe, kubahiriza amategeko y'umuhanda dukwiriye kubigira umuco, kuko bizaturinda impfu za hato na hato, ubumuga bukomoka ku mpanuka zo mu muhanda, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse n'ibindi byose byabangamira umutekano wacu n'abacu, bikatubuza gukorera Uwiteka n'imiryango yacu uko bikwiriye. Ndabashimye, gerayo amahoro.